Ndabashuhuje mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, duhawe umugisha n'Imana 2026 kongera kuboneka imbere yanyu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana nk'uko Imana yabiduhamagariye. Gusa ntacyo twabasha twebwe kwishoboza atari umwuka wera, ari naryo jambo tugiye kuganiraho. Reka tubanze dusenge Imana, dusabe umwuka wera kugira ngo avugane nawe. Umwami Imana aguha umugisha mu izina rya Yesu. Data nyiribihe byose, mu izina ry'umucunguzi tugushima ko duhaye ubuzima. Hari abantu benshi bifuje kurangiza umwaka kugera kuri uyu munsi nibyemeye, ariko tugiriye imbabazi zo kuba twebwe tugihumeka. Izina ryawe nirishimwe rihabwe icyubahiro. Nyemerera mwuka wera w'Imana abe hamwe natwe kandi afashe mwene data mushiki wacu ugiye gukurikirana ijambo ryawe, rigira aho rimukura rigire naho rimugeza. Izina rye nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Ni ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo kumamya i Yerusalemu ni Yudaya yose no kugera ku mpera y'isi. Imana itugirire neza. Inshuti z'umusaraba, numvishe umwuka w'Imana amira ijambo kugira ngo turiganireho muri uyu mwaka. Navuga mushya, turacyari mu matariki ya mbere y'umwaka. Ijambo ry'Imana rijyanye n'umwuka wera. Umwuka wera, umwuka wera, umwuka wera w'Imana. Umwuka wera ni ngombwa mu itorero. Ndagira ngo mwibutse yuko umwami Yesu yamaze imyaka 33 hano kuri iyi si, ariko yongera kumarana n'abigishwa be imyaka 3 n'amezi 6. Muri iyo myaka yabanaga nabo full time ku manywa na nijoro. Abagendanaga nawe na wasubiye mu rugo mu gihe wenda yabyaye ngo ajye kwita umwana, nawe agiye gushingiza umukobwa we, nta n'uwapfushije ngo ajye gushyingura umuntu wiwe. Iyo myaka yose barabanye, ariko abigisha abatreninga kugira ngo bazabashe kugira umumaro. Ariko arangije abaha itegeko yuko batagomba kuva i Yerusalemu batarahabwa umwuka wera. Iyi si turiho namuhwe idufitiye. Iyi si turiho iratubaga nta kinya. Mu gihe cyose tudafite umwuka wera, mu gihe cyose udafite umwuka wera, uzumva ububabare bw'iyi si n'ibikugoye. Ariko umwuka wera w'umufasha n'aba kumwe nawe azabikinya muri wowe, ubashe kubibona ariko ntubashe kubyumva. Haleluya. Iyo dufite umwuka wera tunyura mu bibazo bikomeye, tukabibona yuko tubirimo, ariko ntitubashe kumva ububabare bwabyo cyangwa ubukana bwabyo, kubera yuko dufite umwuka wera. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa, hatugaragariza uyu mugabo witwa Stefano. Bibiliya ngo ni umudiyakoni wa mbere, ariko ikimuvugaho ngo yari yuzuye umwuka wera. Haleluya. Bibiliya imutangira ubuhamya yuko yari umudiyakoni wuzuye umwuka wera. Mu karengane k'itorero baramufashe bamutera amabuye. Ntabwo yigeze yita ku mabuye bamuteraga kubera yuko yari yuzuye umwuka wera, ahubwo mu gihe bamuteraga amabuye ngo yarararamye areba mu ijuru, aravuga ngo hari ikintu mbonye. Haleluya. Ibiturwanya, ibintu bikurwanya, impamvu wumva
y'ububabare bwabyo nuko uri mu mubiri, ariko turi mu mwuka hari uburyo tubona ibintu, hari uburyo twumva ibintu, hari uburyo dutwaramo ibintu. Ikintu ukeneye muri ibyo uri gucamo, ukeneye imbaraga za Mwuka Wera. Bibiliya yatubwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi nibwo muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu, Yudaya, Samariya kugera ku mpera y'isi. Umwuka Wera yaziye abereyeho kugira ngo abashe kugufasha mu bigeragezo ucamo. Umwuka Wera abereyeho kugufasha kugira ngo abashe kuguhishurira intambara waba unyuramo. Umwuka Wera abereyeho kugira ngo abashe kugufasha ku banyamuhamagaro, kugira ngo mu mirimo Umwami Imana yabahamagariye babashe gusohoza inshingano Umwami Imana yabahamagariye. Mwene data, mushiki wanjye, ukeneye imbaraga z'Umwuka Wera. Haba mu mihamagaro wahamagawe, yaba ari yo kuririmba, waba ari uwo gusenga, waba ari uwo kuvuga ubutumwa, waba ari uw'ubushumba, yaba ari imirimo itandukanye yindi yose Imana ijya iduhamagarira, ukeneye imbaraga z'Umwuka Wera. Koko ntabwo wabizanamo sayansi. Yesu mu bigishwa hari harimo nibyo abize n'abatarize, ariko Umwami Yesu yabonye ko bidahagije, abategekesha Umwuka Wera. Imana itugire neza cyane. Mwene data, ukeneye Umwuka Wera, subira ku gicaniro, subira imbere y'Imana muri ibyo uri kunyuramo, ubwire Kristo ngo ndagusabye nyambika imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo mbashe kuhanyura. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Stefano ngo yuzuye Umwuka Wera, haleluya, ngarararama areba mu ijuru. Ndagira ngo muri aka kanya fata ibuye, umva ububabare bw'ibuye, umva bafashe ibuye, umva bari kuri gukubita, umva bakugose atari rimwe, ariko we ngarangije ngo arararama areba mu ijuru, kubera yuko hari amaso yandi yarebeshaga y'umwuka. Haleluya. Ntabwo yigeze yita ku bamutera amabuye, ntabwo yigeze yita ku rusaku bari gusakuza, ngo ahubwo yararamye areba mu ijuru. Arangije ngo aravuga ngo hari icyo mbonye. Haleluya. Ngo mbonye ijuru rikingutse, ngo mbonye umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Mbonye umwana w'intama w'Imana. Nyamara amabuye yari uruhurirane ari kumuhurirana, ariko kubera yuko yari yuzuye Umwuka Wera. Haleluya. Ntabwo yigeze yita kuri ayo mabuye, ntabwo yigeze yita ku rusaku rw'abantu, ahubwo yarebesheje amaso y'Umwuka. Uko niko umukristo wanyawe iyo ageze mu bigeragezo, ntabwo ajya arebesha amaso y'Umwuka, ahubwo ntabwo ajya arebesha amaso y'umubiri, ahubwo arebesha amaso y'Umwuka. Ntabwo ajya yumvisha amatwi y'umubiri, ahubwo yumvisha amatwi y'Umwuka. Iyo utari mu Mwuka, ibintu ubyumva nabi. Iyo utari mu Mwuka, ibintu birora nabi. Ariko iyo uri mu mbaraga z'Umwuka Wera, ubyumvira mu Mwuka, ukabibonera mu Mwuka, bigakorerwa mu Mwuka. Mu izina rya Yesu, Imana ikuzuza Umwuka Wera. Muri uyu mwaka wa 2026, gendera mu Mwuka, korera mu Mwuka, sengera mu Mwuka, mu byo ucamo, mu byo unyuramo, mu byo wumva, mu byo ubona, wibyumvira mu mubiri, kuko mu mubiri birababaza. Wibirebera mu mubiri, kuko mu mubiri ntago bivamo, ariko mu isi y'Umwuka biremera. Stefano aravuga ngo, ahita avuga ngo mbonye ijuru rikingutse. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo aba bose bangose, aba bose bari kuntera amabuye ubababarire, kuko batazi ibyo bakora. Nta muntu wabishobora wababarira bamutera amabuye atuzuye Umwuka Wera. Nta muntu wababarira uwamwiciye atuzuye Umwuka Wera. Nta muntu wababarira uwamuhombeje atuzuye Umwuka Wera. Nta muntu wababarira umuntu wagusebeje akakwandagaza, akaguhindanya, akangiza ubuzima bwawe na future yawe, kereka wuzuye Umwuka Wera. Haleluya. Mwene data, mu Mwuka birashoboka. Ushingiye ku bikomere ufite, urumva bidashoboka, urumva biremereye. Ariko hamwe n'Umwuka Wera, hamwe no
gusenga no gusaba kugira ngo Imana ikuzuze umwuka wera birashoboka. Mu mubiri ntabwo bishoboka, mu muryango we ntabwo bishoboka, ariko mu mwuka birashoboka. Imana itugire neza cyane. Birakwiriye yuko uyu mwaka ukorera mu mwuka, usengera mu mwuka, ugendera mu mwuka, ibyo ukora byose ukabibonera mu mwuka. Wikwita ku byo wumva, wikwita ku byo ubona, wikumvisha amaso, wikumvisha amatwi y'umubiri, wirebesha amaso y'umubiri, ahubwo rebesha amaso y'umwuka. Haleluya. Kuko mu mubiri ntabwo bivamo, ariko mu mwuka bivamo. Yesu ashimwe cyane. Umwami Yesu arababwira ngo muramenye nimuve i Yerusalemu mutaruzura umwuka wera. Umva nkubwire, ubutumwa tuvuga kugira ngo we bwaratugezeho tubwakire. Nitumara kubwakira buduhindure, nibumara kuduhindura duhinduka n'abakozi b'Imana, natwe twuzura uwo mwuka. Nta yindi mpamvu, n'ababutangiye i Yerusalemu ubwo bari bamaze kuzura uyu mwuka ngo bahabwe imbaraga zabo. Ndagira ngo ngusengere mu izina rya Yesu muri iki cyifuzo, muri ibyo unyuramo, muri izo ntambara, muri uwo muhamagaro, pfuka mubwira Imana ngo Mana nyeneye imbaraga z'umwuka wera. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwaka korera mu mwuka, uyu mwaka agendera mu mwuka, uyu mwaka aririmbira mu mwuka, bwiririza mu mwuka, sengera mu mwuka, ibyo ukora byose ubikorere mu mwuka. Ibyo byose byishyira hejuru bizacishwa bugufi, kuko uyu ni umwuka w'imbaraga, ni umwuka w'ubwenge, ni umwuka w'ubuhanga. Abawufite bafite ubutunzi bukomeye. Mwifurije ubutunzi bw'umwuka wera. Reka dusenga Imana. Umwami Imana guha umugisha mu izina rya Yesu. Data nyiri imbaraga, mu izina rya Yesu ndasengera mwene data mushiki wacu kugira ngo itorero ryawe uryuzuze imbaraga z'umwuka wera, kuko aribwo tuzabasha gusoza ubushake bwawe kandi tugaca mu bibazo, tukazabasha kurangiza urugendo amahoro. Urakoze buri wese wumvishira ijambo, umwuzuze umwuka wera, abashe gukora iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza kugendana n'umwuka w'Imana, ndakwifuriza gukorera mu mwuka w'Imana uyu mwaka wa 2026, umwaka udasanzwe mu buzima bwawe. Umwami Imana aguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.